Musanze wasa nagarutse mu mujyi wa Musanze turi mu birishi rya gatandatu ahangaha hari ubudasa n'ubuhe niho hantu usanga ama restaurant ya fresh mu mujyi wa Musanze ahangeze bahita kungata umuntu bita Lambert muramuzi cyane mu mujyi wa Musanze uyu munsi tugiye kuganira nawe twumve ingata ze uko zimeze turi kuwa mbere abantu bari mu kazi nkuko mubibona mabereshiyo mood abari mood ngo ikaze and of course ni MC Kudusi let's go. Ibikoresho by'ikoranabuhanga benshi twifashisha bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu nyamara ibi abenshi ntibabizi. Nyuma yo kubona ko nta yandi mahitamo dufite yo guhagarika ibyago duterwa n'ibikoresho dukoresha by'ikoranabuhanga, ubu nawe ushobora kwibikaho BioDisc igufasha kwirinda ingaruka ushobora guterwa no kumara igihe kinini ukoresha ikoranabuhanga. Iyi BioDisc ishyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga maze nawe ukabikoresha nta ngaruka. Muri ibyo bikoresho harimo telefone, televiziyo, radio, ipasi, firigo ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi BioDisc iri hafi yawe, biroroshye kuyibona. Duhamagariye cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri nomero 078 57 84 063. Kwirinda biruta kwivuza. Zinageze yitwa Lambert. Meze bite brother? Wamaze kubibona ninjiye mu ngata nageze kuri Lambert urabona ko abari mu kazi kose cyane. Lambert tugoye ikaze kuri Factor RW. Ewana neza cyane kabisa natwe turi tayari tuhaye ikaze mu ngata. Meze fresh. Tumeze neza cyane. Chapati z'uyu munsi zabonetse. Uyu munsi ni babaraho ntago wazibura kabisa. Okay. Reka noneho tuzamuke utubwire uburyo ingata ikorwamo. Ngize amahirwe ngusanze uri mu kazi, reka bariho tugendera aho ngaho, ariko nanone manzi usuhuza abantu hari nabibutse uriwe. Ni Chef Lambert, twishimiye cyane kubakira kwa mwaza mu ngata tukaba tubereka ibyo dukora. Listen, Chef Lambert afite umwihariko cyane ko ari umwe mu bashefu banakora mu bijyanye no kwakira abakiriya, ana kimwe mu bituma abantu baba benshi ahangaha. Chef Lambert agira umwanya mu gitondo wo gukora capati, mu masaha nyuma ya saa sita akaba yakira abakiriya. Guess what? Reka turebe uko akora capati, ibindi ndabikubwira mu kanya. Reka duhera ahangaha udusobanurira. Yego. Iyi ni pate cya do mu rurimi rwo mu gikoni. Iyi pate yo ni pate y'ingata, pate ntabwo ari pate ya capati, ni y'ingata. Niyo ivamo ingata. Okay. Haba harimo hari umwihariko wayo se w'ipate. Kurabona iri green. Kanze akamere neza. Ibyo urabona nyine irimo vegetables nyinshi. No kugira ngo abantu batabasha kurya vegetables mu rugo bazisange mu ngata. Niyo mpamvu yitwa ingata kuko irimo byinshi nyine ibasha gutwaramo ibintu byinshi. Hanyuma bamwe batagira amahirwe yo gukunda ndadakunda nka karoti, ndakunda maric onions n'izindi, aze kuzisanga muri capati kandi azirye yishimye ndetse inatange kara nziza cyane ku muntu uyishaka. Okay. Hanyuma rero reka tuyiveho tuza ahangaha. Ndabona utuntu tumeze nk'indazi ewana. Urumva mu ruganda rw'abashinwa. Ibintu byose ni process. Utungu tuno niko turibuze kuroringa kakaza kuvamo capati. No kuvuga iravanze ive muri pate tuyihereze izino ziba zifite measurement ibipimo byazo. None iyi ngiyi twongere tuyivane hano tugeze ku ino steps. Irava ku ino step turiye tuyiroringa ijya hano ku ipano. Okay. Ibone kuvamo ingata cyane. Ubwo nasanze ugeze kuri step. Wasanze ngeze kuri step rero kwitanga ngo nyihereze umuvandimwe n'abanze ikarage. Ariko ndavana nanjye mbikoze wana. Ndavano nkoze ingata. Bimaze kwiroringa neza. Bityo gisigaye no kuza kwiteka kandi kwiroringa uri bukoreshe ifarine ni igufasha kwirambura nyine kugira iramburike neza. Kandi ukirinda gukoresha ifarine nyinshi kugira ngo utaza kwiteka igashirira. Haye ibicapati ni binini bro. Bari nini masaza ariyo mpamvu ari ingatagene. Capati kari kinini cyane. Iyo umuntu wayire ntago yakica akazi rwose agiye muri mpamvu nkubwa ngo umuntu wayire afite ubwenge aratsinda. Ni ugiye gucuruza akabanza akajya mu gitondo agafata ingata akanywa no kuri kamukaro akazi ke karushaho kugenda neza cyane. Ubundi bwo nta muntu w'umusirimu ujya mu kazi atariye. Wayire mu gitondo kajya mu kazi abantu ufite imbaraga potential. Bisa uracuruza bigakunda n'ibyo uri gukora ukabikora bikagenda neza. Ese bura ntago zihenda kubera ubunini bwazo.
ingata ntabwo ihenze, wabaza n'abakiriya baba barimo kenshi, ntabwo ihenze, nicyo gicuruzwa gihendutse ahubwo muri uyu mujyi. Yego, nyuma yo kurangiza gusukuma rero capati niki gikurikira? Ikiba gikurikiye no kuziteka hano ku ipano. Urabona chef Norusha ahita zikaranga vuba vuba, ubundi tukazitanga zitugasha. Mama, uziko ingata ni nka capati bisanzwe wangu? Aha ntabwo nka capati bisanzwe, ntabwo ari nka capati bisanzwe, kuko iyi ngiyo irenze capati, iri hejuru ya capati. Ko capati isanzwe ni farine n'amazi n'umunyu, nta kindi. Ako hanga wongeramo vegetables, that makes different. Ya minota nakerewe mba nabibonye cyane, wakerewe gatisaga tubigeze ko. Okay, naribi reka dukomeze turebe uburyo noneho igera mu mavuta nuko biba bimeze. Ni move. Nageze mu gikoni, ni ingata hanga irakorwa neza cyane. Ndi kumwe na Chef Lambert, ariko kandi urabona kuri screen yawe ndi mupapa ahangaha yitwa Chef Norusha. Tugaye ikaze kuri Factor RW. Murakoze cyane. Naye nishimye kabisa kuba mwadusuye mu ngata. Twageze mu gikoni. Sasa nkuko wabonye umuvandimwe arimo arasukuma, yamaze kuyisukuma ayitereka hariya kuri kano wabonye hariya. Rero ngewe ndimo ndateka, agenda nkazizana nkazishyira ahangaha. Ubwo urabona ni amapanu 5. Ubwo ndayifata nkamaze nkavanaho ifarini. Gutya mba ndiko ndavanaho ifarini kugira ngo ninyishyira hano kunuza ku ipanu, ifarini itaza kwanduza ipanu. Ubwo nkayifata nkayiterekaho neza, ngomba nashyizeho n'utuvuta duke. Kamanze mpinduriye itaza gushira. Ubu ni ukuvuga ngo uri gutekera ahantu 5 icyarimwe? Uradusobanurira rero ibi bintu bikora gute, uko bikora? Twibutse ko turi mu kazi, ni kwa mbere akazi rwose mu mujyi wa Musanze kaba gakorwa. Uyu mujena ntasanzwe. 1 2 3 4 5. Ubundi aha ngamba ameze nk'umudj, nk'uko umudj aba afite mixeri na kiriya boro ba mixingaho, akavuga ati ninkora aha ndahindura iki, ninkora iki ndahindura iki, gutya. Nanjye aha ngaha ariyo ndamba nzi ngo ninkora aha biragenda gutya, bigenda gutya paka ivuya. Hariya ni base, hariya ni irindi jwi, gutyo ikajya kugera arayahiye neza ku rwego wumva ugira ijya nawe ukavuga ati kwe. Urabona capati nahereye aha igeza reka dukomeze. Ubu ngubu urabona izi ngizi ni izahiye, ariko nyizana urabona nabanje kugera gutya, nari nyifite aha mpindura gutya. Ubwo iyo mpinduye nuvuga ngo iyo iri hasi ihita ijya hejuru kugira ngo iyo nshyize ahangaha nayo ihita ishya. Ariko mani wankwebye, hari ntabwo nabonye ibintu wakoze. Turebe ko bimeze ahangaha kabisa. Ndabaza ngafata ipanu ngashyiraho utuvuta dukeya. Utuvuta dukora ahantu udakunda amavuta menshi. Ubwo nanza nkayifata nkayikuraho ifarini nk'uko nayibabwiye. Uramara kuyikuraho ifarini nkayiterekaho. Ubwo iyo imaze gushya hari ukuntu ubibona ko capati yahiye, ugiramo nka gutya kugira ngo niba yahiye ibizengurukaho nta kibazo. Ubwo iyo imaze gushya urayihindura. Nta masegonda. Nta masegonda kuko ni gaze. Ni gaze ntago ari ibinuza, ntago ari amashyiga y'ibiti. Wapi, ni gaze ntago ari imwe kabisa. Ubwo ahangaha kugira ngo ya mavuta arimo menshi uyakamuremo, wifashisha indi capati ya kabiri ukayishyira hejuru. Yo bihiye banza ukayigira iki, ukayihanura gutya kugira ngo ishye neza. Ariho hahandi urabona kirimo irashya, kugira ngo ishye neza. Nawe urekaho iminota mikeya ikabibaye ingata. Ku buryo kuyirya ukazinga neza fresh ukakarya. Ongereho gato. Nta kintu cyiza gukorera mu biryo walaye. Ukanumva uko kameze. Reka numve uko bimeze. Uburyo bitambuka ko bayita ingata. Okay. Mani, umunsi naje gukorera mu gikoni birarenze, biri special. Ikiganiro kiri special ndakubwiza ukuri. Ubu ngubu nuko usanze twese udahari. Iyo twese duhari twakoze
abari vibe it's a full of vibe. ni ukuvuga ibivunagurika nyine. iyi ni Arabian, niyo mpamvu tuvuga ngo ingata ntabwo ibisanzwe papa. niryo wumve ukuntu ibiri kwanca ubu yirya nyine kwumva kugenda turagurika ukuntu, ahubwo umuntu atararya ingata aba yahombye agiye mu kazi. kurumva ibitandukanye n'iramo gake cyane, niyo mpamvu ziba zihari nyine ari nyinshi. tuvuga ngo ni ingata. ingata ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu byinshi. ni capati n'izi ngizi rero ubona zifite ubushobozi bwo kubamo ibintu byinshi cyane, kuzikoresha amarapu, ibintu byinshi cyane. umushaka kurya amarolex yaba iwe cyangwa hano yabyihuta. nawe uringira ngo uri kuyumva neza. iyi ni ingata kabisa. Dem urabona ko ni fresh sana, ibintu byose bimeze neza cyane. umunsi ni kuwa mbere abantu baba bari mu kazi bari gukora akazi. birumvikana ko udakwiye gusigara inyuma. niba ari kuwa mbere ni byiza ko utangira icyumweru uri mu kazi. akazi kanjye nakoreye mu ingata iri mu Bereshi rya 6, ni mu mujyi wa Musanze. ushobora kuba warabaye muri uyu mujyi cyangwa se ukunda kuhatembera cyane. iyo waje mu mujyi wa Musanze ukajya kwa Rambere ushaka ingata, niho ndi uyu munsi ngira ngo Rambere amaze kutwereka uburyo akoramo ingata. ariko kandi iyi nakubwira ko ari imwe muri business nyinshi zagutse mu gihe gito muri uyu mujyi wa Musanze. naho umwihariko Rambere afite cyane ko usanga abantu benshi bamuzi muri uyu mujyi kubera izi capati. mwibutse ko Ibereshi cyangwa se mu Mabereshi ari ahantu haba abayisilamu benshi cyane, aho usanga capati ari kimwe mu biribwa by'ibanze. reka tuganire na Rambere atubwireho gato ku rugendo rwe mu kubaka iyi business. iyi business twayitangiye 2023. twayitangiye igihe akazi kaba kahagaze, kabatera ko why not muri bintu byinshi uzi gukora utageragezamo bikeya byoroshye cyane ugakoramo ibyo byoroshye nyine. turahitangira. ikintu cyose twasabwaga ni kimwe cyonyine, ni ukunoza ibyo dukora na discipline mu kazi, tukaboneka on time. niba ari ukuruhuka ukaruhuka, waza mu kazi ukanoza nyine ukagakora, ukanoza ibyo uri gukora. ubundi abakiriya bagenda batugirira icyizere bitewe na serivisi twabahaga, barushaho kugenda baza baba benshi, niko ingata agiye kura. ntabwo ari ibintu biba byoroshye umuntu ari gutangira business. hari igihe ayitangira agahura na challenge, bikaba na ngombwa ko bya bintu yatangiye afite byose abibura na business igahagarara. ni iki cyaguhaye imbaraga zo gukomeza business kugeza yagutse kuri uru rwego? mu ntangiriro biba bigoye cyane ku muntu uri gutangira business bushyashya, na challenge ziba zihari aho ugera ukumva wabivamo. ariko kubw'icyizere abakiriya baba bakugiriye n'umuntu ukuvuga ati ibintu muri kuduhereza, muri kuduha serivisi nziza, ukomereza aho ngaho. aba feedback ziva mu bantu nizo zigutera imbaraga zo kugira ngo urusheho gukomeza. ingata imaze igihe kingana gute iri muri Ibereshi rya 6? imaze imyaka 3. imyaka 3? ni umwaka wa 3 turimo. ku munsi ushobora kwakira nk'abakiriya bangahe Rambere? abakiriya bari benshi, bari nk'ijana, 200 gutyo, bose baje gushaka ingata cyane. yego business rero igenda yaguka umunsi ku wundi muri iyo myaka 3, ariko kandi urugendo ruracyakomeje. hari abandi mufite mukorana, hari abakiriya bawe wakira ahangaha. ndagira ngo muri ikiganiro navuga cyari nikiza kandi nacyo kiganiro cya mbere ukoze, ufata uyu mwanya muri 2026 ugira icyo ubwira abakiriya bawe, abo mukorana, inshuti zawe muri rusange. ikintu cya mbere nabanza gushimira ni good team mfite dukorana, kuko ni royo. n'abakiriya bacu rero nabo ni abantu b'agaciro cyane, ntabwo twabona uko tubashimira ngo ariko nyine ibikorwa byabo turabibona buri munsi, umunsi ku munsi. natwe ntabwo tuzijya tubatengwa kohereza serivisi nziza, ko umunsi ku munsi impinduka yose tuba tubamenyesha na mbere y'igihe. ariko turabakunda cyane, ni ab'agaciro. ni iki wavuga ku kwitinyuka cyane cyane ku rubyiruko rugatangira imishinga ibateza imbere? ni ukuvuga mu gutangira business, hari business akaba na brand. ni ibintu bibiri bitandukanye. iyo ukoze business, buriya business ntabwo ari brand, ariko brand ishobora gutuma business igenda. nk'urugero ufashe nk'imodoka ya Benz, uko yo kari akantu k'inyenyeri, iba ari imodoka isanzwe, ariko brand yayo kiyambika ka kantu k'inyenyeri n'uburyo abantu bayizi, avuga ati iyi ngiyi nubwo idafite inyenyeri ni Benz, bitewe n'uburyo ikoze nyine n'uburyo inganamo. ingata rero hari n'abakiriya uvuga ati ukayimushyira mu mujyi akubwira ati iyi ngiyi ni ingata, ko nyine ifite brand yakoze yo ubwayo, yifitiye izina. rero mu gukora business
umuntu yaza agafungura business agakora ariko agahatana no kuvuga ngo ese nuko ndi gukora business yaba brand gute. Ni rwo rugendo rukomeye rwo kugira ukore brand. Ni urugendo rukomeye rutoroshye kandi buri munsi umuntu ahora ahangana narwo nyine kugira agere ku ibyo bintu ashaka. ese iyi brand Ingata ni brand yawe? Ni brand yacu. Yacu kabisa. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bazarya Ingata aho bazayirya hose yacu from Musanze kabisa. reka ngushimire cyane, ariko kandi hari umuntu wambwiye ngo nze kubaza ese umuntu ashaka kwiga gukora Ingata yabyiga gute? Ubwo uraza kumusubiza. Undi yambwiye ngo ese Lambert tumukeneye kaza kudukorera Ingata mu rugo mu birori byacu twateguye, yareka akazi ke akaza hanyuma tugane ku musozo. Ku kijyanye no kwiga ntabwo ari ibintu biba bigoye cyane ariko binashoboka byoroshye, ko turi gutegura uburyo tugomba kuzatubigisha banyuze ku ma website yacu. Pratique nayo turi gutegura uburyo dushobora kuzatubakoreshaho pratique, ariko turi kubategura uburyo tuzatubigisha nyine binyuze ku ma website, ko igihugu cyacu kiri kujya mu buryo bwa digital. Uburyo twaborohereza bakiga. Ikindi umuntu adukeneye no kumvikana twamugeraho tukamukorera mu birori bye rwose akakira abantu be, ko turi timu ngari. Turi timu ngari, dufite uburyo twigabanyamo tukagera tukamugeraho tukamukorera. Nizere ko waryohewe cyane. Factor Barua WMC Kudusi kumwe na Lambert ni muri kijya gatandatu mu karere ka Musanze. Ingata wayibonye nawe ushaka wareba uko imeze ahangaha. Gusa ikibabaje nuko kumva uko iryoshye, ariko numva ushaka kubimenya nawe uzahagere. Bye bye. Ikigo na Nutrition and Market kibazaniye amahirwe adasanzwe yo kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza. Bagufitiye ibicuruzwa byiza kandi byizewe. Ikirenze kuri ibyo kandi bagufasha gutangira ubucuruzi bwabo, ibigufashe nawe kwinjiza amafaranga bityo ukabasha kwitunga wowe n'umuryango wawe. Mu kigo na Nutrition Market turaguha amahugurwa ndetse n'ubujyanama byose ku buntu. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa duhamagare kuri nomero 078 5 7 8 4 0 6.